bifate bamenye ibiryo none basigaye banabijyana n'indobo we babitware mu bishingwe kwere ngo nge ndaza kubyiga ariko simane ako sengera nizeye mbaraga koko ngo bo warwana na ninuza n'inzara ikumereye nabi ariko ukuntu bimeze none ngiye buriya gose ko mbanana niganirije gose washyizeho bibiri usibye ko n'ubundi mu isanzwe n'ubwana ndi kuvuga nzara iranyishe ariko n'ubundi iranyishe kabisa Sanguri dage ndashimira wamaye barenga none dore zuba riri kurenga nagufite sinabaho ni wowe nibonamo uri keza mama uri keza Rayones ndumva ibyo zina iranakubiye no kuri kw'Imana sino gusetsa kabisa nitamvuga ati iyi reka nibere umukomediye no muri ndebe uranyaga isobo yamamaye gute bundi we Facebook si Spotify nimba ari Spotify gonga konguko ako kantu kajya kananira ariko jaga baza bafite phone abafite mobiseri afite gatushi bashyizemo memory turabashimiye neza turabaramukije nkuko bisanzwe ni Rayones All Talent cyangwa Rata tubazaniye impano idasanzwe mu bijyanye no mu bya filime ikindi ni iki kindi no gukina comedy izo mpano nizo mwororesha ngiye ubundi ariko wayenda ufite idasanzwe y'umuziki iyo ngiyo noneho ni ukuri kw'Imana ndakurahiye iyo ngiyo noneho ndayemera kurusha izindi zose iyi mpano yo tuzanye noneho tuyikuye ni mbare ya mbare kure ya kure nyine ariko nanone bitari kure cyane ko byadusabye ko tujya munsi mu mizi y'urutare kugira ngo tumubone ariko dushyize tumubonye niyo mpamvu mubona ibintu biri kugenda neza rero reka tumwakire abasuhuza bibwire ngiye nkuko bisanzwe ni Man One Kingos intare ya kanwa umwe ku mubumbe tubwire nyirizina amazina yawe y'ubuhanzi ubundi ryo tuzi ni Eric tubwire nta kibazo so murakoze ngiye banyita Edikemura bisanzwe nkaba ndirimba abanyina comedy ubwo ngubwo nyine kiganiro ndabona kiraryoshye kabisa kiganiro ntabwo kibaho kabisa n'ubwa mbere nkoze ikiganiro nkavuga ati ndemeye kabisa none umuye n'umuntu muzi ari zino tubwiye Edikemura n'ubwa mbere ndyumvishije nakweresheje n'ama AI ndaheba iryo zina wari kwenyira izina kugira ngo ryitwe ryite iryo zina ndabona ngewe uburyo ngiye navutse mama yaravuze ati buriya ngiye ndebye ibihe nabayemo nikambyara uyu mwana mwite Edikemura iri zina ngiye ni ry'ababyeyi banyise bisobanuye iki nyirizina bisobanuye izina n'amafaranga Edikemura mura iyo Edi bisobanuye iki iyo Edi rero narikuye ku izina ryanjye musanzwe kubera ko mu rugo bakunda kunyita Eric ye nahise nita ko ngiye ndi Edic rero none Edi ke mura Edikemura Eric mura ubwo ngubwo ushatse kubivuga gutyo ntariba ariko ngiye iryo nkunda ni Edikemura ku bijyanye rero n'indirimbo twinjire mu mpano twihuta kuko dufite umwanya mutoya tugufatiranye uri mu mirimo reka dukubite tubangura kugira ngo usubire mu mirimo yawe tubwire ku bijyanye n'ibihangano byawe cyangwa indirimbo ibihangano byanjye rero njya gukora ibihangano byanjye ubundi ni ikintu nahise mvuga ati ngewe ubwanjye ko mbona abahanzi baririmba nkambona n'undi nta bitekerezo bizima bari gutanga wabyigana nanjye nkareba nimba byazajya noneho ngiye kubikora bwa mbere ngiye muri studio avuga ati cyaza uyu mwana afite impano reka twe twanamuzamura ariko ndavuga ati ngiye nawe nyine umuntu uzamura ngiye kwizamura nshake uburyo nanjye nashinga cano yanjye ufite cano mfite cano bayita Edikemura ariko mu bisanzwe iyo ndi gukina comedy nyine n'utuntu turaho ngaho dusetsa ariko nabwo ndashaka kumenya impano yanjye ni iyihe ariko nasanze ari ya comedy yasanze ari ya comedy kabisa umuziki tuwukuremo tukujyane muri comedy umuziki kabisa unditeguye kabisa wanamwunguramo ahubwo se nuko nyine udafite ikintu gishobora kuba cyabikopura mu mutwe ariko ndumva ngiye nanjye ubwanye nanabyishyizemo comedy kabisa ubu ngubu twanakina none umbwiye ko ufite impano muri comedy none ugiye kuma nk'akantu tuvuge wenda uhagaze ahantu uri kwitonganya bitewe n'uko inzara ikwishe none ugiye gukina akantu
werekana uburyo inzara ikwishe, uvuga uburyo abakire barya bakamena ariko wowe ukaba uranga inzara ikwishe. Twagiye rero sasa. Inzara ko imereye nabi ni ukuri kw'Imana. Aka gace ndaza kukavamo bifate bamena ibiryo noneho basigaye banabijyana n'indobo we babitware mu bishingwe kweri. Ngo nge ndaza kubyiga ariko simane ndabona binameze nabi no mu nda biri kwikoropa, inzoka nazo zimereye nabi ariko simana yanjye koko ngubu mama nawe sinzi ibintu abakina nabyo, ntago abakina n'umuntu atazi koko. Yifata teka ibijumba namara kubiteka abihereza abana bo muri ketse ngo nuko ngo ngiye ngo natagiye kugera kuvoma. Ngiye ndavuze ngo uyu munsi ndangana nawe ako singira nizeye mbaraga koko. Ngubo warwana na ninuza n'inzara ikumereye nabi ariko ubu kuntu bimeze none ngiye buriya kose ko mbanana niganirije uzi ko wagira ngo ndi kuyibwira Imana sirantura agahinda mfite, ahubwo ndi kubana ndi bugurisha telefone mfite nubwo ari ya papa shanda yigurisha nshaka nzave no mu rugo nge nanagenda. Ipantaro se yo nayo nago heruka no kunyitaho rero uburyo imaze kumera imaze kwasama nayo ubu nayikeneye kugira gufurwa. Nanjye none ibintu ibibazo mfite nago binyoroheye. Uziko ikaritse ndaza kubwira mama tubyigo anyimora njyane Nyabugogo kuko ngo nago byazavamo. Ese ubu ngubu reba nago heruka kunyogoshesha, nago heruka kunyambika imitsi 3 ishira natarya njewe. Gebera nambabaje. Kubyumvishe kandi uri umunyarwanda. Nari kuvuga nari kubyumvishe kandi uri umunyarwanda. Urumva atari ikinyarwanda kandi nirwo ruri mu kuvuga ngo naryazi. Nabyo aba yakumvishe natarya. Natarya byose bipfakaza. Umusore wacu aduhaye agakomedi kuri nuza twa topic twari tumuhayeho ariko numvisha arenze cyane. Buri najyaga numva ari njye urenze ariko nsanza nkurikira arangwa mu ntege kuko mba numva imbere yanjye nawe uhari ninjye mbanza abandi bagakurikiraho ariko nsanze ngo mu ntege nyine. Kuko ikintu kinyereka ko umuntu afite impano iyo umubwiye ikintu we ahita atekereza mu mutwe akavuga ati ngiye gushyiramo amagambo yanjye ngendeye kuri ibi ngiye atari kuvuga ngo nkeneye script cyangwa se wenda paragrafu y'ahantu byanditse ariko we direct wise ugira mu mutwe wawe uhita udukubitira busa navuga ko ari akapera cyane imirongo wowe ubwawe ni iki? Yemba numva ari nk'agapera. Nakapera. Urumva aho ngani fresh kuko ari umuntu ushobora kubibwira tujya duhura n'icyo kibazo ukamubwira ati duhe wenda nk'agasampo k'ibyo ukora cyangwa udukubitireho umurongo umwe cyangwa ibiri bikabananira akavuga ati kereka wenda ntari kuri kamera cyangwa se nk'aho two nakoze. Urumva babanza gutinya kamera mbere na mbere, ikindi bagatinya mic, noneho ikindi gutekereza bikabagora bo bakaba bakina iby'abandi banditse ariko direct wowe uyisuduha ibyawe ugendeye ku magambo twari tuguhaye. Ubu ngubu tuguhaye nandi tukubwiye n'indi topic wowe wahita ushishimura nta kibazo. Subize ko ari ugukozaho subibonye. Ntago ari no gukozaho n'ugutungayo. Sinzi n'imbombo bitandukanye. Tubwiye ko ufite impano yo kuririmba niya comedy. Hari indi ufite? Niyo kurya ndayifite kabisa. Yo kurya nayo ndayifite. Warya nk'ikiro cy'ubugari? Wahobwa se washyizeho 2. Usibye ko n'ubundi mu isanzwe n'ubwana ndi kuvuga nzara iranyishe ariko n'ubundi iranyishe kabisa. N'ibibiri bishyizwe nahita mbirya. Mu magambo ahita birya ako kanya. Nahita mbirya kabisa. Ayingize ngo ni mu bikorwa none mu bikorwa nabyo nabikora. Ubwo wabiriye nyine mu bikorwa ubwo ariko mu magambo uri kubirya ubu ngubu. Aho ngando mva ari fresh. Ikindi kintu sinzi wigeze kudukubitira akapera uririmba. Sinzi nimba wakongera ufite indi mirongo katuririmbira. Mirongo ntago yabura uri umuhanzi kabisa. Dukubitire wundi murongo nta kibazo. Kubura umukapo nkabura igikapu cyo gutwara mu barenga yanjye nabyo biranyicafu
wambwiye kuzi gutereta nyuma nsanga uri guteretwa, ninjiye indani ndamena pa nsanga uri idage, ndashimira uwampaye barenga none dore izuba riri kurenga, ndashimira uwampaye barenga none dore izuba riri kurenga, sinakibagirwa ikirenga, sinakibagirwa ikirenga, ukeneye kunyinjirira waza ugasiga ikibenzi, nkahita nyijyana homu, nkahita nyitera icyangwe, maze famiye yanjye sikabimenya ko Edikemura ndamukapurenze, Edikemura ameze nk'ipata riteye ku rugi ntago wapfa kunyinjira uko ubonye, Edikemura ameze nk'ipata riteye ku rugi ntago wapfa kunyinjira uko ubonye, ko nyanganye nacyo bimbwiye, ikibi ni ukwita uba umwanzi wanjye, nawe ni time ninjye nawe, nawe ni time ninjye nawe, barenga ndagukandagiza ugataka ugatangira kunsitaza, akujugunya mu mazi ugatangira kunywa nyeri, kandi sindi kubona ibikeri, Edikemura sinkunda inyeri, ndashimira uwampaye barenga none dore izuba riri kurenga, ndashimira uwampaye barenga none dore izuba riri kurenga, ndabizi kubikunda kuguha umwanya no kukwitaho, gusa nanjye ibyo ndabikora sinzi impamvu utabibona, ukaba usaka kunsiga mu marira, oh my boo ndagukunda nkabikwereka, sinzi impamvu utabibona, urabizi nanagupfira munami, nagufite sinabaho, ni wowe nibonamo, uri keza mama uri keza, uri keza undutira ifeza, uri keza mama uri keza, uri keza undutira ifeza, badman Edikemura anytime sinakubona urira, bibaye byizanye nakubona useka, uri keza imbere n'inyuma, ubwiza bwawe buranshimisha bikantera kugukunda byiteka, uri keza mu by'ukuri koko uri keza, sinjya nkurutisha ni feza, ni wowe ubonera amafemba, ni wowe utuma nkukunda byiteka, uri keza, uri keza mama uri keza, uri keza undutira ifeza, uri keza mama uri keza, uri keza undutira ifeza. Urumva bibaye Birabaye ako ngako nako narinyujijeho, ntago ariyo nasohoye. ni ukuvuga utubwiye ko ufite channel yitwa Edikemura, hariho ibiki kugira ngo abantu basimbukire natwe dusimbukireyo? Okay, hariho ibintu byose, hariho indirimbo, hariho comedy wajya ukareba ukareba icyo ukunze kabiri cyo ureba. Niyo channel yonyine ukoreraho cyari n'ahandi wagiye ukorera gutyo bitewe n'impano yawe nyine bikangombwa ko abantu bakwiyambaza cyane ukabiyambaza mugakora rating na nyine? Iyindi channel yo bitewe n'uburyo nyine ibibazo umuntu abagenda anyuramo, iyo ntago nayikubwira, ariko iyo nkubwiye ni iyi ngiyi magarayeho hano, nubwo natarayivuga neza ariko nawe urayibona nyine. Yacu witwa Lioness Soul Talent. Lioness ndumva ibyo zina iranakubiye no kuri kw'Imana, no gusetsa kabisa. Ni ubwa mbere ndyumvise ariko rirakubiye kabisa. Ubundi ikintu igamije ni ukureba impano zose ziri tukazizana tukazishyira ku itara, kuko iyi Imana itaragaragara ngo yiyereka abayireba ntago ibihari, n'ibisangwa wagaragaye, ubu nagaragaye irahari, agira nahari ariko irahari byo rwose, si ibintu byo kubeshya cyangwa ngo mvugire mivumbi kumuvumba, irahari iragaragara. Rero twari tugufatiranye iminota mike turavuga atari ku wakinyabya tukavugisha umuvandimwe, kuko ari n'ibindi bikorwa biri imbere tuzajya dukorana, yaba filime, comedy n'umuziki, ndumva nabyo tuzabikora, nabyo twabikora nta kibazo, ngenda hari wese. Rero tugiye kutubwira wenda ahantu wakuye impano yawe cyangwa inganzo kugira ngo dukubite tubangura turebe ko twasoza tukajya mu bindi. So impano yanjye ya mbere ahantu nayikuye, kubera ko niga ku kigo bita Jessica Gugu, hari ukuntu baba bakubwira ati genda ujye kuri Asembo ube ubwira nk'abanyeshuri se ngo mujye mu mashuri, kubera ko ngiye bakunda kunyita ibyo zina ryanjye Edikemura kubera ko nibyo nari naguye. Noneho sinzi ukuntu agatekerezo kazemo, mpita mvuga tereka ubundi waririmbira abanyeshuri nkarimba ibijyanye no kuri iki kigo, mvuga uburyo bimeze wenda nkareba nimba iyo mana ari niyanjye. Narabikoze barishima, navuga ati iyo ndirimbo reka tuzanayisore, ariko byabaye ngombwa yuko ngiye natabyimvishamo neza kuko numvaga hari akantu nishema gatoya, navuga ati
tuzaba tuyisohora ikindi gihe. Ubwo mba nagiye gutyo mpita mvuga ati cyazi impano ni yanjye. Noneho kubera ko umuntu aba ari n'umukene ntago wahita uvuga ati ngiye reka nishore muri ibi ngibi nta mafaranga ufite. Uvuga ati amafaranga nayo mfite amafaranga makeya, uvuga ati reka manze nsore indirimbo nk'eshatu ubundi ndebe ukuntu bimeze. Mbona impano ni iyanjye ariko ikintu kiri kubura ni amafaranga, ni umuterankunga uri kubura. Ndavuga ati nta yindi mpano yanzamo. Mvuga ati iyi reka nibere umukomediye n'umuntu ndebe. Uriya Nyagiso yamamaye gute ubundi we? Yamamaye gute? Ikibazo nanjye nakubaza. Ubundi Nyagiso yamamaye ati ni nk'akantu gasa naho gahise kazamukamo gakeya. Ariko ndavuga ati buriya n'ubundi Nyagiso amagambo avuga ngiye kuyihimbira ngiye cyangwa kwihimbira ibitekerezo byanjye byananiye. Ndavuga ati reka njye muri comedy. Njyamo dukora video ya mbere irebwa n'abantu 2,000. Turi abantu babiri turi kwikina turi abantu babiri. Bakajya batera muri comment ati dikemura kabisa komereza aho ngaho. Dukoreye ya kabiri. Mbona nuko nguko nyine nibwo nahise mvuga ati impano yanjye n'ubundi ndi kubona impano mfite ari ebyiri, reka nihimbiremo yanjye cyangwa se mfata imwe mbariyo nkoresha. Ndavuga ati reka nkomeze comedy ariyo wagura. Birangira waguye birangira naguye comedy kabisa. Hari izindi mbuga nkoranyambaga cyangwa social media ukoresha? Urubuga rwa mbere nkoresha rwanjye ni Dikemura. Ahantu hose no kuri TikTok no kuri Instagram, Facebook, Spotify, nimba ari Spotify gonga konguko. Ako kantu kajya kananira ariko no kuri TikTok ugiye wambona, ariko aho nyinira comedy ngubu sibye ko umuntu dukinana cyase boss wacu ngubu asigaye yararwaye, ariko ndi kubona abafite utubazo twinshi mu mutwe wiwe sinzi impamvu. Bayita Byimba TV yo channel nayo nungo ni nanjye wanayizamuye. Ariko ndi kuvuga ati reka nze ndebe comedy bimeze bite ubundi wagwana. Ariko ngubu unafasha umwanzuro ngo ngiye kujya nkorera hano kandi ngiye kuzamura impano ya comedy kabisa, ku buryo n'abandi bazagiye bandi bakavuga ati reka natwe tureko kuntu twabikora. Ubwo iyo uvuze hano ubuvuze iki? Ni Renes All Talent cyangwa ni Renes? Byiza cyane. Ubwo ikazo wamaze kurihabwa ubwo twakugeragaho. Ahubwo marakoze, ahubwo nishimye nyinshi babona. Kuko n'ubwa mbere umuntu yaransanze mu rugo afite kamera. Akavuga ati reka dushaka guha ikiganiro turebe bagwana. Aba baturage muri quartier bambwiye ngo abandi bajyaga baza bafite phone na bajyaga baza bafite phone, abafite mobiseri, afite gatushi bashyizemo memory, gasanga nyine bari kunkora ibiganiro. Ariko ngundi kubona noneho twazanye igifaru cya kamera aricyo bita makatu. Kubona barajyahi baragiye none baragukira. Ntago bari bunye cyangwa imisongira bakomeza basonga. Irabasonga naho bajya. Abanzi banjye bo muri quartier barabagiye no guhita batangira no kurira kuko ntago muzongera kumfatisha reka ntago muzongera kumfatisha. Na babandi bavuga ko bafite impano barajya heye ku ngubu wabazi. Agiye so ubwo ko ndahita nanimuka. No kuri ko Imana ndahita nimuka. Aho ngando umva ari fresh kuko mu byo dukora uretse no kuvuga ngo tugiye gushyigikira impano tuzizamure, ari nandi masomo tuzongera bitewe n'ibyabura kuko dukoresha abantu bari professional nyine bizi ibyo ibijyanye na filime, photography cyangwa se n'ibyo bintu byo kugira inama abakinnyi nyine mu buryo bwa management. Ko umuntu ashobora kuba afite impano ariko ntabashe kuyimanaginga akamupfira ubusa. Rero nicyo dukora, niyo mpamvu ubona abantu bose bishimiye kuhaza cyangwa uhageze wayumva adashaka kuhava bitewe n'ibyo ahabona nyine. Nanjye ni na mpamvu maje, ariko ndi kubona wagira ngo ngiye ubwanjye nabaye supaguru yahanga. Wowe mata wigira ikimata mbere cyane kabisa. Ndi kubona ariko bigiye kugenda. Baravuga ngo tatuwaje ni ifata ariko buri ikintu cyitwa ikibibi. Nitwibanire cyangwa twisazanire kabisa. Byiza cyane noneho reka duse nk'abasozaga ikindi gihe bazakubona mu ntuza muri zambona, ariko si kera nejo bundi ku cyumweru ahubwo mwitegure kabisa. Bitegure ni ibintu byoroshye kemura kabisa tuzatwika. Turagushimiye rero ukomereza aho ngaho. Urakoze kansubire mu mirimo yanjye yo mu rugo, sibyo ko njye sindi karyasi. Bansurize.